mbega ibyuki mbega imyoto nabonaga bari hayi bambaye amahayi heels jama amanuka nk'iyagatera yari yavimbye ikofi yarese Slay kwibanywaga beleli abajama nabo bamanuza zarikeri sibabonye karfani bavuza kama ibyuki byose byari byaje bisaba selfie jama abonye byanze gushora ipinta dezi fururu grabira funga abajama bari bahiye n'ababebi bari bamweye nabonaga abantu barwana bapfa karfani reka zimbarire yo zimbarire say zimbarire yo zimbarire Flash TV yeah man nubije bavuga ngo aba Slay Queen banywa Belair mu gihe abasore bari kumanuza amawisi ese aba Slay Queen banywa Belair nabyumvishije rega rap no kumva relax burya rap ntabwo ari beat gusa rap kumva amagambo kuko urebye nabi amagambo agize ngo insuzanyo ni gutya none ibintu bya Chelsea hari uburyo ngo biri kugenda President yahuye n'undi muntu bose abantu bose baravuga eka turiya mukuru w'igihugu ko agiye kubigenza yahisaza fresh komaho wow anaka trendinga kuri social media zose ngira ngo niwe example wabaje uyatanze example kuko abanyarwanda bose bashobora kuba muri akarfani ko ahereye kuri his excellence uri ari kintu mwigiraho nk'umuhanzi urumva ko kantu niba nakamwigiye ariko umusaza ari smart kandi ni n'umusirimu ako no muri pana arabivuze ati ni shuti yanjye magara umeze ute meze fresh ndabona usa neza urumva na wapera ariko oya ntabwo urumva na wapera akantu k'ubururu Rayon Sport nayigize ngo ugiye kuba mugenzi wa buryo uyu munsi kuri kimwe cyacu cy'umuti cy'umuti cya kintu cyo ku munota wanyu umuhungu bita ari Niyonzi uburegeye wari barwana bamubona ariko ndamubona swag ni zose ntajya ahinduka ariko hari umukobwa wamuhaye agakoma Karfa ntago wagiye mu duka ngo ugura akagakoma mukanzumingira akabamwita mami 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 niwe kaguhaye ngonya yawe cyane ni umukamikazi ni mushiki w'umujama wanjye bita piche oya ni mushiki w'umujama wawe yes twese turi bashiki b'abajama barunaka aho gice nakwibariza wete twaremereza wewe na mushiki wo mujama akagakomo ndabizi Karfani ntago yagiye mu iduka akagure akakomo yakaguhaye nkande yakaguhaye gute yakaguhaye nkande sasa afite ukuntu ajya kunda kwambara ibintu by'udusaro twinshi naraturebye ambwira ko kwanza ubundi makamwe muri aho ngaho no muri video nakoze nari nkambaye mbese ni igishiti cyanjye magara ni igishiti cyawe magara Karfani ubwo heruka ahangaha wari uzanye zimbarire ni indirimbo yatwitse ni indirimbo twabyinnye ndibuka ko twanabatorinzeho akantu abafanuka bamaraho ariko ikigaragara cyo nta hantu wancikira simbizi ndabizi ushobora kuba waje utariye tizi ariko ubu ndi kumwe na Wardan umukobwa mwiza ariko wabonye taye ye ngewe reka mbabwize ukuri niyo abanyarwandakazi ari uko bateye ni beza pe kugira dushyire mu mago bizatugora ni ukuri kw'Imana merci beaucoup agumye ndeba wakumye ureba ariko waje nabivuga winjira nasanze nabuze n'ikirago reka wenda twinjire muri kariyeri yawe ya muzika umwe mu ba hip hop bamaze iminsi bari gukora ariko ibikorwa byawe hari urwego runaka ushaka ko bigeraho hari n'urundi biba byaragezeho mu minsi ishize nigeze kumva audio yawe n'umukobwa witwa Marina kuva muri The Man ariko ntago video ntago twabonye ahantu yahereye duha ubuhamya bimeze bite ni management yawe hari ibyo mutumvikanyeho cyangwa video izaza oya viri izaza ariko Marina twari twayikoze agenda hanze kandi numvaga nshaka yuko kubera kwizeza abanyarwanda ikintu nshaka kubereka yuko ngomba kubahereza video so nahise nkora mu ndirimbo zimwe zindi mfite kubera ko mfite album kandi igomba kuzasohoka tuzayibaha nyuma icyunamo no kuvuga ngo video tuyitege irahari kuko abastar basigaye bakora indirimbo kabona aya ntago turayishuting ariko tugiye kuyishuting ntago barayikora video nivuga indirimbo ya Marina kugira ngo umuntu utayizi kwa makuza itwa kwa makuza verse yawe numvishe ufite n'imana yo kuririmba na kakorasi umvishe birimo wakadukubita nta ngo ntugakine n'umutima wundi abafite uwo yakunda oya
nsigaho burya urukundo rwakujyana kw'amakuzayo namutse nkubuze sinzi uko namera shushu nkubuze nababara follow my step stay I will love you like a crazy uramutse unsize nje nyine uramutse unaye nje nyine sheri nanga mutima nayo nuramukugiye nzajya kwa makuza Kalifan Naam uri umuraperi uri umurapa ukaba uzi no kuririmba tuhazi se tuwaza n'ikihe kintu wumva ukunda muri byo byose bibiri uvuga ati ndumva ukunda kurapa ubu korasi kutajya ubwikubitira ariko Kalfa kandi numva nawe kandi numva turimo neza waratestingaga usanga ari sawa ntabwo natestingaga kubera ko nigeze kuririmba ahantu runaka kubera ko meri wanjye ni umu ADP nigeze kuririmba muri korali z'abana mu bibare so impano naho yagiye izamukira no kuva mu bwana bwanjye nakundaga kuririmba ukuntu naje kurapinga rero ni mu makaveri ubona biza ariko ngo mu ba hip hop n'abastar ngo bakibi iwabo ntabwo urinjira imvumo imvumo ntabwo ndahinjiramo ariko nigeze gushyiramo ikirenge itanongera mvayo niki cyatumye niki wabonyeyo cyatumye niki cyagukanze urumva nari mutoya kandi nagombaga kuba ndi guhabwa uburere n'umubyeyi ariko kubera icyo gihe umuziki no kuvuga ati nabanaga na producer Fazo so byaje kuba ngombwa yuko nsanga naharuta mu rugo mu rugo warataha ariko uzi guteka Kalifan tuvugisha nzi guteka cyane akaboga utuboga ni twinshi hari banakula nyoka inzoka nako nakaboga ariko buriya akabogamo umuco w'abaswahili ubundi ni inyama kabisa agasosi k'inyama uragakaranga karimo imiteja karoti mbese ngewe no inyama zirimo imiteja n'amagi ntabyo uraryaho inyama zirimo umuteja n'amagi uburiye inyama n'inkoko inyama n'inkoko n'imiteja hoya nawe ugiye gutekera agato ariko bifite amazina atandukanye reka kutuzuba mumbabarire gato warita ko ari we muntu nizera mu guteka ari we chifu nukuri mbaza ari we chef de cuisine uri umuntu wabaza fresh umuntu bita bulldog zamu baza ati Kafani wari warya indyo yatetse buda se wigeze umutekera aryaho zagima niyaryo y'abasore mu buryo bayita indyo y'abasore ibyo byose niwo umusore ufite ubunebwe atekera icyarimwe nuko ati nimba buza ko kaboga karimo n'inkogo karimo n'amagi karimo navuze igibura n'inkoko kuko rizavamo inkoko no kuvuga ngo nshobora guteka inyama nkashyiramo amagi ibyo imiteja karoti ariko buryo nturarya igi batetse mu sosi kugira ngo uriteke mu mazi ushobora kubiteka mu sosi ubutaha Kalfa nagaruka nzaba namuteguriye kasitovu Kalfa mbabana subira inyuma kugira ngo mbaje kureba neza kuko ibintu biri kumbwira biraryoshye cyane ni ukuvuga ngo Kalfa ni umutetsi mwiza ni umurapa mwiza ikindi wiyaminiye mu buriya ni iki uranzi gutanga keya ariko nabyumvishije igihe imitoma nuvuga ngo sheri wawe yarahiriwe ariko gutanga keya ntabwo ari imitoma gusa gutanga keya ntabwo ari imitoma kandi uburyohe wowe uzananira niyo mpamvu ntiririmba nanjye ndirimbo y'ubusingo iyo yagiye gutanga keya banza kumenya lyrics z'indirimbo za Diamond Kalfa waba uvuye mu busingo se umusanga aho nsigamo ndebe ntabwo nakubeshya mfite umukobwa nkunda
ariko nyine nanone ntabwo yemerewe kuvugwa nta kibazo upfa kutwemere ko ufite umukobwa ukunda imbere y'abanyarwanda ibyo byo birahagije uzi ko wese yatekerezaga Khalfan asubize amerwe mu isaha ntuvuge nka ndamufite rwose ndabizi numbere nsenge anyway reka ngira ngo wamonye rero Khalfan twaganiriye byinshi urumva yuko guteka arabizi azi gutanga care ese iyo uvuze gutanga care nk'umusore kuko abakobwa tuba tuzi uko dutanga nk'umusore uvuze gutanga care ni izihe care utanga ukumva aravuze ati kabisa njyewe ndiyaminiye umukobwa iyo mufashe nka makea kabisa ibintu bigenda neza buriya rero care ni ibintu byinshi ndashaka kumenya care ni ibintu byinshi ariko kimwe kibanze twese tukiziranye iyo kinaniye umugabo abaranyoroshe nuvuga ngo icyo kibanze nicyo ushoboye mbese icyo cyo uriyaminiye wallahi Alpha hari ikibazo ukeneye kubaza Khalfan DJ Alpha kubera ko ndumva ibyacu bitangiye kurangira ngewe ndayamanitse Khalfan reka twigarukire kuri kariyeri yawe wenda y'umuziki ariko tumwe mu tubazo tuba tugomba kugucanganya natwe kugira ngo abantu bamenye Khalfan bimeze bite hano mu Rwanda hari abaraperi benshi Khalfan hari abaraperi benshi bafite hip hop ikomeye cyane ndagira ngo unkorere liste Khalfan arimo cyangwa atarimo ntabwo ndi bube ndimo wowe ntabwo buri bube urimo mpangira liste y'abaraperi batatu hano bavuze ati Khalfan dukorera liste y'abaraperi batatu bakomeye kurusha abandi ba Reigns uwa mbere n'uyu uwa kabiri n'uyu uwa gatatu n'uyu Tuff Gang iza ku mwanya wa mbere Tuff Gang ni batanu ndashakure no bose abo bahungu ni babi cyane nugendere ku maranga nose Tuff uko bashwanye Tuff Gang nzi ntago bashwanye Tuff Gang iri ku mwanya wa mbere ntago bari kumwe ariko Tuff Gang ikivaho urumva hakurikira Riderman wa gatatu Pfla nukuvuga ngo na P uramwemera nukuvuga ngo haza Tuff yose batanu Green Fire ariko se P ntago yarari P ari muri ya indi okay reka tubararimo fata Tuff Gang yose urumva yose ya kera yose urumva ku mwanya wa kabiri Riderman ku mwanya wa gatatu buri umutipe bitaga Babri the Bible aka Killer yaburiye he Babri yagiye nukuvuga ngo aba Mukadafu ba Maji the Black ba bose n'abandi bari inyuma ako se si batatu banyambaye Khalfan tukuzi nk'umuntu stages ugikora ibintu binyuranye cyane n'ibyo abandi bahanzi kuri stages ariko muri iki gihe nta bitaramo bihari kuvuga ati twabonye Khalfan ku stages n'igihe gishize ntago tuguherutse ku stage agiye akomeye cyane ubu noneho baguhaye nka stage right now urumva ari cye kintu wazana no uvuga ati noneho nje gutwika abanyarwanda noneho nje kwereka abanyarwanda yuko nazanye change ikomeye kubera ko burya stages zawe ziratungura hari umuntu ushaka kuza avuga ati nje kureba performance just ibintu Khalfan ari bukore hariya kuri stage rero agashya ni ikintu ukora kijyanye na show uri buze gukora bitewe n'abantu uri buririmbire cyangwa se ahantu uri buze kuririmbire ko haba hari bube hameze ntago uvuga ati byaterwa n'abo bantu ndi buririmbe ko bameze udushya twawe ugiye kudukora ntago tujya tuvuga ati nimba kano gashya ngiye kugakora karaza kumvanamo amafaranga menshi karaza nyine urumva of course nyine ntago wumva hari ukuntu uvuze ati mane usaba amafaranga njye kuyatwika kandi industry y'u Rwanda udakunda akazi kawe kandi utubaha akazi wungukamo iki se muri utwo dushya iyo wamaze guspendinga ikintu cyambere rero buriya niba ukibuka iyo stage ndacyayibuka neza niyo nkubonye mitanyibona imbere yawe ariko kuva muri serikali n'inuma anagariye yonyine ntabwo ari we twari kumwe Gisenyi nza nambaye amakanzu ndi umwami yego da bakankoramo amakanzu asigara ndi gangster kuri stage baba amazimparire reka wenda tuva dukubite tubangura Khalfan none turi kumwe muri studio watuzaniye iki ndabizi ntabwo ujye nimbokoboko aswe tugati indirimbo bayita kuva kera abantu babanze bayirebe namwe muyirebe muraza kumbaza ibibazo cyayo nyuma ndagira ngo uyizamukemo ubundi bahita bayiduhereza rero ndabanza nkubite vasi hanyuma ubundi tuyikine nanjye ndashaka kuyireba nawe nyosha ko tugiye kuyataka cyangwa turibanze wari turakubita ngo tubanze se cyangwa tuyataka nyuma twamaze kumenya akabiti ko kagiye reka tubanze ngo tubanze turirimbe oya tubanze duhe vibe
batwitaga abahombyi njye n'ibikundi byanjye batwitaga injishi batazi icyo tuzaba dufite potential swag nyinshi Salim ari mu bahomi banjye twari bato batari gito dufite ubumenyi bwinshi cyane kenshi cyane yarazi uwo nzaba cyane amatiku amahane mbishyira hirya menye kubana n'abantu kenshi cyane Useni yamaga amadeni Jenkins yari homeboys Romeo yari homeboys Papito yari homeboys JP yari homeboys kwibuka J kuva kera Khalfan Govinda karirimbo keza cyane ni umusore ukiri umujene ni umu hip hop dufite hano mu Rwanda uri kubikora neza ubirimo fresh niyo mpamvu buri munsi tugomba kubagirira abatumirwa batandukanye muri flash mix no kubakorera ku ngeri zose uyu ni umu rapper ubirimo neza ariko muri no video mbonyemo umuntu umeze nka mama Khalfan uriya ni mama we by'ukuri mama wanjye mbyara ubu se mama wawe kugira ngo umufatishe aze muri iyi video komana ni iki kintu wamukoreye cyatumye simbuzi ko mbivuga na verse ya kabiri ni true story twaciyemo mu buzima yatureze turi abana batandatu nta mugabo agira ari we wenyine ubyikoreye so urareba nari mfite n'amarangamutima kandi nawe yaramwenyuraga ko nabaye umugabo ni indirimbo numvishije irimo ikintu kiri emotional cyane story yayo ngira ngo naguhereza nka 30 seconds kugira ngo tubwire story y'indirimbo inspiration y'indirimbo emotional topic y'indirimbo ni iyihe yitwa kuva kera indirimbo ariko kuva kera nyine hari abantu baba baragupingaga babona utazaba umuntu w'umugabo cyangwa se utazajya ibyo urimo bakabona ari jokes bakagufata nk'ikirara songeye n'ibikundi byanjye rero twabaye abantu b'abakambwe abaniga bose ndirimbamo bita Salim ari China Obita Jenkins Useni wagukopaga ni grand frère aho yamaga amadeni gukora video so icyo gihe nari mutoya so nta hantu nari mfite nyine nakuraga yagombaga konsapotinga ariko ntibyari itegeko ahubwo yabikoze nkaho wagira n'umubyeyi wanjye kugira nanjye ntere imbere okay ni byiza hanyuma indirimbo tuyisange he Khalfan indirimbo wayisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Khalfan Govinda official urajyaho una subscribing indirimbo nibwo igisohoka ndatekereza yasohotse ku cyumweru nimugoroba so dukomeze tuyirebe ako sindi bubure gushimira abantu banje shimira pe of course kindi cya mbere ndashimira Kamikaze crew yanjye harimo Romeo Buchaman Asinaela Femboy Asina le match Nalani nawe okay so umuniga nawe bita Femboy ni nawe wanyambitse muri iriya ndirimbo abantu barebye iriya ndirimbo sawa nabonye inkweto nziza cyane thank you unashaka nawe gutsapa ni gahunda n'umujama wanjye bita Patrick Kazungu nawe no mukamikaze ariko aba USA ariko ko akomeje kuvuga kamikaze nzi n'ingabo za kera za niba ari za Hitler niba ari za z'abayapani waje kuzijoininga se cyangwa washinze zawe nanjye nashinze zanjye so n'abantu bakundaga igihugu kandi buryo udakunda igihugu you want nothing kabisa Khalfan wegeze gukundanaho na Marina twe inshuti zisanzwe ngira ngo umuntu arubaje kino kibazo yumve neza ati Khalfan ati salama kabisa umufana wa Rayon big up man sheri wawe Marina ameze ute ntabwo ari sheri we n'umushuti we sheri ameze fresh ndabizi ubu ngubu bari mu kavumo arimo aranadukurikirana mukecuru ndamusuje cyane Marina ndamukunda nanjye kuba kwandika messages babakompaminga bisekeje cyane ariko rundi wavuze ati Khalfan baba batureba bakavuga ati aba bantu hatari Marina ni niga man ko bajyanye kuki batabikora ako ndi ni bogari kandi nawe ni icyuki allo umuntu agomba kwitwikira ariko ni bogari kandi nibyo rata none sakubeshye hanyuma Khalfan tudatinze ubutumwa bwawe bwa nyuma cyangwa niba nta jambo tukuniganye gira icyo ubwira abafana bawe n'abakunzi b'umuziki wa Khalfan ikintu cya mbere bajya ku mbuga nkoranyambaga zanjye Instagram nitwa Khalfan Govinda Twitter Khalfan Govinda
ndatekereza yuko Hakim bin Ziyad wakoze iyi video ni umwana mutoya ariko ibikorwa akora birenze ubwonko bwe nako birenze imyaka ye. Anyway, Hakim bin Ziyad ndagushimiye cyane n'umuniganye bita Saferiki wo muri The Man. Maniga uri umusaza uransapotinga cyane kandi Imana igihora nawe kongerera imigisha. Amina burya ukora neza n'uwibuka ni umuntu umenya ko yagiriwe neza akaba yanabyibuka. Warida niba nta butumwa message imwe messages ni nyinshi cyane ati Khalfan Ulisi ati kabisa mudusubirezemo iyo ndirimbo kuva kera ifite beat rains papa like it very much credit kuri producer mugisubizemo please turaza kuyigusubirizamo ubundi ati hey guys yayinjiyemo fresh okay wayinjiyemo ngira ngo arongera anadusereza hanga ati bana Khalfan turamushaka ikigoma ari kumwe na Bushari turashaka ikigoma ari kumwe na Bushari hari cyo gupanga aho ngaho ntacyo mpanga buryohe Warda muratwika kabisa thank you so much ati noneho mutuzanire Riderman ati Khalfan n'isi kabisa ati mumbarize Khalfan afaniye team yakubwiye ko afana mu Bwongereza muri Spain cyangwa muri US Arsenal na Juventus na Real Madrid aho Cristiano yagengeye ngo ni yihe mpamvu wemera Tough Gang ni Chris Kimihuru impamvu nemera Tough Gang ni aba legend kandi ni abami bingi nkunda umuhanzi supporting abahanzi bagenzi be. Okay niba nta kindi wenda messages ni nyinshi ngira ngo turaza kuba tuzicamo bwa nyuma dushimire Khalfan kuko burya nawe haba ari time nyinshi cyane abakeneye kuba yajya mu bindi bintu. Khalfan wakoze cyane kandi big thanks for coming. Indirimbo yasaga neza indirimbo nziza rap nanjye nayumvishijemo hari aga trap kari kameze neza kabisa. Reka bongera batuzamurire ku ndirimbo za Khalfan hanyuma nyuma yaho DJ Alpha arakomeza agushyira muri mood tuze kugarukana n'amakuru agezweho. Yego giye bundi nsezera amabwira ni aha